Impanuro. Banyacyubahiro muri aha, barezi beza baduha ubwenge, baduhanura uko bidukwiye, baduha inama bakaduheka, mugire u Rwanda ndabasuhuje. Namwe bana b'Abanyarwanda, mwebwe Rwanda ruriho n'ejo, mwe muteraniye aha ngaha muje kumva uko bibagomba, mwese muntege amatwi neza. Nakusanyije izi mpanuro nifuza kuzibabwira ngo zimenyekane hano i Rwanda no mu mahanga, dore ko byaba muntize amatwi mbabwire. Mwana wanjye dore ndashaje, urugo rwanjye runini cyane rwo navunikiye iminsi myinshi nkakora cyane ngo rutajenga, ndi kurukuraga kuri uyu munsi. Mwana wanjye shira amazeze, reka nkubwire ushira amakenga, reka nkucire inkoni y'imizi, nkuhanure mbi muzingo utoze kuko nkurazi wanjye. Umvira ibanga mwana wanjye, umurage w'ubu mu ishuri, iyo utaryize ngo uri minuzi uba igisenzegeri mu bandi, nta gahunda uba ufite i Rwanda. Dore ejo bundi narakubonye ngo utashye urwawe utanahanuje, si ubwo ko ubyaye ufite 8 nawe ubwawe utaracuka, ubona ibi bintu uzabishobora? Umva izi mpanuro mwana wanjye, ndakwinginze ngo umpe uyu mwanya, nkuraze urwanjye rutajegajega, sinzumve ngo rwaguye, kurugutura neza nkubwire. Dore covid ngo iragukanga, ukanga ishuri ukagana impanga, kwa mapengu kubara indake, si ubwo inkanga iguhambuye ikagutsinda mw'iyo myuga. Erega mama ngo wasaretse wazanye ituza turabireba, ngo niyo mpamvu ushotse cyangwa kunywa amakuta n'amakureti kunyangiriza urugo rwanjye. Mwana wanjye uvize impanuro, dore ndashaje ndakuze cyane, ndaguhanura mu byo nabonye ibyo ntabonye, sinkubeshya, dore uyu ni umurage udakuka. Erega ejo bundi narakubonye cyama byogo gikora ahantu nkaho watarutse ngo cyaze cyangwa usakuze cyane numve maze urahantu ntabirenze. Mwana wanjye ndabikubwira ukagira ahari ngo njye ndakwanga, gusa nk'umwari warezwe neza biriya bintu si iby'i Rwanda, menya kuvuga uyicinye. Erega shenge si urukundo, kugukorakora ni ukugutoba, hakana wange nibyo bikwiye, niyanga umbwire ndagutabara, icyo kirura bagica intama. Umwari mwiza ntasamara, uturimo twose dukora neza, iry'urukundo ndavuga ibanga akarihishura abonye imanzi, maze ababyeyi bakishima. Cyabizeze gihora iteka kikuvunisha buri gitondo, dore umutwaro dore umuhati uhohoterwa buri munsi, ngaho nsanga ugira icyo umbwira. Ariko se cyabizeze kikuvunisha kizi kuri nkenerwa hazaza? Nzagifunga bikaze cyane, nkihane cyane bidasubira, gusa tera intambwe nawe umbwire. Si cya rudomoro kikubeshya kikakubwiza amabura kindi kikagutera inda idateguwe, kimbwire nkikangare ntikizafatirana abandi. Mwana wanjye ibyo ubona hanze ngo ni imikufi itagira ku isi, ngo ni amasaha asaza abasangwa, ngo ni ibirombe niko mubyita, ikiguzi cyabyo ubu kirahenze, aguhendesha 2-5 by'isaha itagira ukwiza, isaza ishaje umwaka n'umwe, maze akakwicira ejo hazaza ukazasaza usa n'umusenyi. Mwana wanjye njye ndakuruzi, narakubyaye uzana n'ubwana, none ndumva ngo kokayini bimogi n'andi mabura kindi byakubasa umubiri wose. Ibinyago byica umubiri wawe bikawuhindura nk'inyamaswa, bikakugenda ukaba umubere, nibyo biteye kureka ishuri kandi ryari kuguharuza. Ariko se mwana wa, ko naguhaye umwanya mwiza wo kunyegera ukavuga ibyawe, maze ibitekerezo ukabimpa, ibibazo byawe nkabisigura, kandi disi utabona neza. Cyarusaza uhora umbwira gihora kimpa cyarusaza ubuhora umbwira gihora kimbabariza umwana, ngo ntagenda ameze nk'abandi, zunguzungu y'umutwe wiwe ngo nitera kutamukunda. Erega ni ubumuga muvandi, si we washatse ko bimugenga, kandi rwose ahawe umwanya yagutanga kubona ijishura ubukene wawe, nawe erega arashoboye. Mwana wanjye erega urakunzwe, ubu buri mwaka ibirori wanjye nizihiza ko nakubyaye, ndeba niba uburere bwiza bwo naguhase warabutoye. Ngaho rero katujya imbizi, dore covid hanze iraca ibintu, kandi rwose narakubonye wisirita kuri rubanda, nsezeranya kudasubira. Ngaho rero karaba neza, gapfuka zuru umunwa ukajyana aho ujya hose, uba ugakoresha neza, kandi uko biri ngombwa unabikangurire n'abandi. Akuka kanjye ko ni gakeya, gusa mubiru ndi ku ruhembe, ni wowe ndeba mwana wanjye, ejo bundi ndaguha umwanya nawe twaze mu rugo rwanjye. Singosoreye mu rucaca mwana wanjye, burya uzi ubwenge, niba rero unyuzwe ubu ngubu, isezerano ndariguhaye uzaririnda amabura kindi.
kandi sizi hari n'izindi nyinshi cyane ntaharura, turacyari kumwe iyi minsi, nzakubwira zimwe nkeya, zimwe z'ingenzi zigana heza. Rikamutora utoza intyoza, ndiki impaye cya Nyakeru wo mu Mutara utatse inyambo, aho izuba rirasa neza maze imbyeyi zikavumera, mugire Imana.